itegure rero kureba isaha duhagazemo. Ni isaha igiye kunanira ibihumbi n'ibihumbi, kandi bari bunanirwe. Umwaka wa nyuma ugiye kurikora, kandi abantu benshi ntabwo biteguye ibiwurimo. Ubutumwa bwiza nimba butambutse, uretse kubwakira naho kuburwanya byo ni ikidashoboka. Ijuru rigufashe kugira ngo utitambika ku bidashoboka. Ubwoko bw'Imana tugeze mu isaha igiye kuba urujijo, isaha igiye gucura umwijima mu bwenge bw'abantu bakabura icyerekezo. Wagira ngo ugeze ku muntu wiringiraga ko nibura we usange nawe arimo arabaza ngo ijoro rigeze he. Kubera iki? Kubera ko igihe Imana yatanze ngo abantu bagikoremo bitegura ubwami bw'Imana mu mitima, bakirangayeho. Ubu igisigaye nshuti bene data, reka uyu mwanya imbabazi z'Imana zikiduhaye igihe tutazi uko kingana cyo gutekereza ku hazaza hacu, kandi hazaza hacu nitwe ubwacu tugomba kugena uko bizagenda bitewe n'umwanzuro dufatira ubugingo bwacu, nimba ari ukuzimira cyangwa ari ugukira. Reka tuyishimire ko ikiduha igihe cyo gutekereza ku hazaza hacu. Tunayishimire cyane ko icyo yagombaga gukora kugira ngo nye ku muntu ikire yagikoze, n'ubu iracyahendahenda ubuheruka. Nyamara imbabazi z'Imana nituzirebera ku mateka y'abatubanjirije uru rugendo, turabona yuko zizakomeza guhamagara ariko zitazahora gutyo. Bigishoboka rero, nge nawe reka dutekereze ku mahirwe twagiye duhabwa y'iby'agakiza, noneho nimba tukikomeje kuba mu byizerwa. Uyu munsi nge nawe muri iki gihe gito dusigaranye, byatwe byera bigiye kongera bibumburwe, atari ukugira ngo tugwize ubumenyi bw'imirongo ya Bibiliya n'ibihamya, ahubwo ari kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire mu mitima yacu. Uko guhugurana, uko gukomezanya, uko kuganira, ijuru rikomeza kutuganiriza, ntitubihindura akamenyero gusa, ahubwo iterambere ry'iby'umwuka muri buri muntu aharanira icyatuma rikomeza kuzamuka, rikomeza kugwira. Bitabaye ibyo, aya mahirwe turi mu guhabwa yazatugarukira ari incarubanza. Kuko nanone iyo imvura ibaye nyinshi, haba ubwo ishobora kuba itari yo kugira ibyo ikemura, ahubwo ije kunangira ubutaka. Niko n'ibibwirizwa, niko n'ibyigisho, iyo bidahinduye ubugingo bw'ababijyamo, bw'ababishaka, ahubwo uwo muntu ahinduka umufarisayo w'indyarya, yitwaje ibyo yamenye byinshi ariko umutima utarahindutse. Ubu rero nshuti bene data dusangiye gupfa no gukira, reka dusabe Imana kugira ngo ikomereze umurimo wayo mu mitima yacu. Dushime Imana. Urakoze Mana yacu ko imbabazi zawe zigitegereje uwafata igihe cyo gutekereza kwa hazaza hagakwegurira. Ushimwe Mana. Ngaho komereza utegura imitima yacu kwakira no gukomera mu buntu bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Tuyoganira ku kije kivuga ngo umwaka wa nyuma. Ibyo twagiye tuganira byabanjirije iki kigiye gutambuka, nabyo hari aho byagombaga kugira inyubako byubaka mu mutima. None se kubera iki iki kije cyitwa umwaka wa nyuma? Igihe abayuda bari bavuye i Babuloni,
hari igihe cyagiye kibagora cyane, ariko icyabagoye kikabakomerera ntabwo ari ibyumweru 7, ntabwo ari ibyumweru 62, ahubwo icyumweru cya nyuma gipfundikira ibyumweru 70 cyarabagoye. By'umwihariko umwaka Yesu yagomba gukoramo umurimo n'umwaka intumwa zagomba kubwiriza ubutumwa, bwakwemerwa bikaba umugisha, bwakwangwa bugahindukira abanyamahanga. Igihe Stefano bamuteraga amabuye nk'uko tubona mu byakozwe no mu gice cya 7 ukagisoma urambuye, urya mwaka wagoye abayuda nk'uko umwaka wa nyuma w'umurimo wa Yesu wabagoye cyane. Byarabaruhije kugeza ubwo bavuga ngo nta mwami dufite, umwami dufite ni Kayizari. Baba ari we biyegura bamwishyira mu biganza. Arangije nawe abereka ko bibeshye cyane. Kayizari abereka ko bibeshye, kuko umwaka bagomba kwakiramo ubuntu bw'Imana nk'uko Yesaya yari yarabihanuye mu byo Kristo azakora, ko ari ugutangaza umwaka umwami Imana agiriyemo abantu imbabazi. Uwo mwaka rero igihe bari bazihakanye bakavuga ngo nta mwami dufite, byarabagoye cyane. Kandi ibi bintu birimo biragarukirana nimba ari igihe wabayeho uri mu ivugabutumwa, warabayeho uri mu masengesho, nimba ari igihe wabayeho wishimira iby'agakiza, umwaka wa nyuma utazi igihe utangira n'igihe usoreza, usaba ijuru kugira ngo rikomezereze ubuntu bwayo mu mutima wawe. Icyigisho kiravuga ngo umwaka wa nyuma. Kubara igice cya 20 umurongo wa 14. Abedomu banga ko abise banyura mu gihugu cyabo. Aba n'abise bavuye mu Egiputa. Abisiraheli nusoma neza uzasanga yuko urugendo rwabo, inyandiko zacu ziruhuza neza n'urugendo rwabo. Mose ari Kadeshi atuma intumwa ku mwami wa Edomu ati, Iseri mwene so arakubwira ati. Wibuke yuko Yakobo yari yarashaje, Yozefu ajya kumushyingura, ariko Iseri Mose akoresheje n'urubyaro rwe. Ni bene Isiraheli bavuye mu Egiputa. Isiraheli mwene so arakubwira ati. Ubwo urahita wumva Abedomu ntabwo ari amahanga ya kure y'Abisiraheli. Arakubwira ati, uzi imiruho twabonye yose. Basogokuruza baramanutse bajya mu Egiputa, tumarayo igihe kirekire. Itangira igice cya 15 hatubwira ko Uwiteka yabwiye Abisiraheli, cyangwa se abwira Aburahamu, yuko imyaka Abisiraheli bazamara mu ruzerero rwa Egiputa ari imyaka 400. None Mose atumye ku mwami Edomu ngo basogokuruza baramanutse bajya mu Egiputa, tumarayo igihe kirekire. Kubera iki bamazeho igihe kirekire? Abanyegiputa batugirira nabi, bayigira basogokuruza. Abise bagomba kumara imyaka 400. Ni ukubera iki Bibiliya itanga ubuhamya buvuga yuko bavuyeyo bamaze imyaka 430? Kuki bataje kuri 400 yuzuye bakaza kuri 430? Iki kintu cyumve neza. Iyo baza kwiga ubuhanuzi bw'imyaka bazamarayo, bakayigana ubwitonzi, 400 yari kurangira bagataha. Ariko siko byagenze.
ahubwo bibagirwa kubara igihe bamaze bamanutse n'igihe bazamara bariyo. Nibabyitaho magana nirabarangirana mu Egiputa hima umwami utazi Yozefu, arabaserereza. Iyo baba barize ubuhanuzi neza bari gutaha undi mwami utazi Yozefu atari ngombwa ngo aboneke. Yaje ari ubufasha bwihutirwa Imana yohereje kugira ngo Abisirayeli batahe. Niyo mpamvu umurongo tugiye gusoma urabisobanura neza. Umurongo wa 13, dutakira Uwiteka yumva ijwi ryacu, atuma marayika adukura mu Egiputa. Dore none turi Kadeshi, umudugudu wo mu rugabano rwawe. Hari ubufasha bugomba kuza bwihutirwa, kandi ubwo bufasha rimwe na rimwe haba ubwo butanyura mu nzira ziryoheye amatwi, ariko ari ubufasha buje gufasha ubwoko bw'Imana gutekereza ngo aha turi ese niho iwacu. Niyo mpamvu batakiye Uwiteka. Farawo ugikunda Abisiraheli, ntabwo Abisiraheli batatse. Kandi ikintu kibabaje tugomba kumvira aha hantu nuko batashye. Bibiliya nk'uko yatubwiye, umwami wa Edomu amaze kumva ubutumwa bwa Mose amusobanurira icyo bapfana, ko atari abantu bakure. Umurongo wa 17, reka tunyure mu gihugu cyawe, ntituzagira umurima cyangwa uruzabibu tunyuramo, kandi ntituzanywa amazi yo mu mariba yawe, ahubwo tuzaca mu nzira y'umwami, twe gutambika iburyo cyangwa ibumoso, tugeze aho tuzarangiriza igihugu cyawe. Uwo ni Mose usabye inzira. Umwana w'umuntu nawe upfa. Ikibazo dukwiye kwibaza, mbese mu gitabo cyo Kuva Mose yigeze asaba inzira inyanja? Umva umwaka wa nyuma ugiye gusereza na Mose na Aroni, ugiye gusereza Miriyamu, ugiye gusereza abantu bafite ijambo rikomeye bajyaga bafasha abandi. Mose inzira aragaragara nawe nk'uyibuze, kugeza ubwo agiye gusaba uruhushya umwana w'umuntu. Ngaho tugiye kwinjira icyisho wibuka uko cyitwa umwaka wa nyuma. Inyanja itukura Mose ntiyayisabye inzira, ariko ahantu ageze mwibuke Mose uwo ari we. Ntabwo hano turimo twumva arimo abwira Uwiteka ngo Uwiteka mbese dukomeze tugende. Oya da, kandi ku nyanja itukura ni ku Uwiteka abwiye Mose ngo bwira Abisirayeli ngo nibakomeze bagende. Ntabwo umwami wa Edomu yarushaga ubukana inyanja itukura, nyamara agiye kugaragara nk'ugiye kuyirusha ubukana. Waravuga aha rero nituhumvira ku murongo waho turi buke twasobanukirwa ikiri jambo rishaka kuvuga. None se umwami Edomu arakora iki? Aravuga ngo yego asabwa inzira ku isi ye. Zaburi ya 24, isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayirimo. Kandi Yohana 16 umurongo wa 6, 14 umurongo wa 6 muri Yohana Yesu ati ninjye inzira ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data namujyanye. Ese Abisirayeli bari bavuye mu Egiputa bajyanywe nande? Bari bajyanywe n'Uwiteka, ariko akabayoborera mu kanwa ka Mose. Mbese Uwiteka niwe ubwiye Mose ngo nabwire umwami Edomu abaha inzira? Mose ati na murima wawe na riba ryawe wavunitse ufukura tuzanywaho. Twebwe icyo dushaka gusa turashaka kwitambukira. Umurongo wa 18 w'igice cya 20 cyo mu gitabo cyo Kubara. Umwami wa Edomu aramusubiza ati nuzanyura mu gihugu cyanjye nazagusanganiza inkota.
umva ijambo rigiye gukomera. Mose ati bene wanyu mwene so Isiraheli. Undi ati hoya nta nzira nguha. Abiseri baramubwira bati 19, tuzaca mu nzira nini kandi twebwe n'amatungo yacu nituzanywa amazi yawe, nitunywa amazi yawe tuzakwishyura icyo uzacira, reka tuhace n'amaguru gusa nta kindi tuzakora. Mbese Mose biramugoye. Aha niho ugeze, ubishaka utabishaka birakugoye. Hari ibibwirizwa byinshi wabwirije ugira ngo bizazimira birangire. Hari ibihimbano by'indirimbo wahimbye cyangwa abandi babihimbira biririmba ugira ngo bizarangira. Wishimiye inshingano, ariko tugeze ahantu ugiye gusanganizwa inkota n'Abedomu bene wanyu. Ugiye kugera ahantu inzira warangiye abandi, nawe uvuge ngo murinzi we ijoro rigeze he. Murongo wa 20 wa cya gice cya 20 cyo mu Kubara, arabahakanira ati nimuzahanyure. Abedomu babashingira urugerero rw'ingabo nyinshi n'amaboko menshi. Nuko Abedomu banga gucisha Abise mu gihugu cyabo, nicyo cyatumye Abise bahindukira bakahareka. Uyu umwaka wa nyuma w'ibibazo, iherezo ry'imyaka 2300 tubona muri Daniyeli 8:14, waserereje abo mu cyamagana 844. Uwo mwaka upfundikira imyaka 2300 warabaserereje. Ab'inkwakuzi bareka guhinga imyaka, basigara bahinga utuntu twera vuba. Ab'inkwakuzi bananirwa gusarura, banga gusarura iyo yari yeze, kubera ko babonaga hasigaye ukwezi, hasigaye ibyumweru. Urabaserereza rwose. Reka mwirebere abafite ubumenyi buke ku buhanuzi, abantu b'abanenganenzi batagira icyo bitaho ku byanditswe byera, ngo bazishimira kuba abanyedini gusa, ngo ibindi ngo babirekere ibibwirizwa by'ababwiriza. Reka ujye wareba umwaka wanyu icyo ugiye gukora. Waserereje Abayuda, ugeze mu cyamagana 844, ab'inkwakuzi bahita bashyiraho igihe batahawe n'ijambo ry'Imana. Nusoma neza Mariko na Matayo, ariko cyane urebere muri Matayo igice cya 24 uhere ku murongo wa 44 ugakomeza, iby'umugaragu mubi wibwira mu mutima wati databuja aratinze, tuzashakira kandi kanya. Iby'umugaragu wibwira mu mutima we, kandi biravuga ngo ibyo mwibwira siga nibwira, inzira zacu sizo n'iz'Uwiteka. Abantu benshi umwaka wa nyuma ugiye gutangira kubatera kugira ibyo bibwira, kandi ibyo umugaragu mubi yibwiye, wumva izina yiswe ni umugaragu mubi, ntabwo byigeze bisoza bimuhiriye, ahubwo byasoje bimujyanye mu kabari no gukubita abagaragu bagenzi be. Tugeze he murinzi we, ijoro rigeze he? Ngaho rero icyo umwaka wanyu mugiye gukora, Mose uramuserereje, Aroni uramuserereza. Bigeze ku murongo wa 22, Aroni we umusiga avuye mu kayira. Aroni uyu mwaka wamusize avuye mu kayira. Uhere ku murongo wa 22 w'igice cya 20 cyo mu gitabo cyo Kubara. Byagenze gute kugira ngo Aroni abagiye azize iki? Mwibuke yuko kiriya gice cyabasabye yuko bavuga ngo twabakure amazi mu rutare, naho ikirere cy'ubutayu cyabaserereje. Nuko Aroni abaragiye. Aba bantu, Ababedomu,
aya mahanga yari mu gihugu cy'i Kanani, igihe abisirayeli bamanukaga bajya mu Egiputa, abavandimwe babo barabyaye kandi nabo baragwiriye. Hakozwe iki? Cya mbere nugisoma neza uzasanga yuko hari imiryango ikomoka kwa Aburahamu. Ishimayeli ntabwo yigeze ahabwa isezerano ryo kumanuka mu Egiputa ngo azaveyo. Nta gihugu cy'isezerano cya Kanani yigeze abona uko biri bigaragaza. Yemerewe 8 yego, ariko ntabwo isezerano rya Mesiya ryigeze riboneka ku muryango wa Ishimayeli. Kandi nawe yasigaye abyara igihe abisirayeli bari mu Egiputa bagomba kugenda bakamara iyo myaka 400. Urubyaro rwe rwari rurihe? Bene Loti murabazi. Ishimayeli afite uburakari bw'uko yirukananwe na mama we. Aburahamu yakoresheje ibirori byo kwishimira Isaka wavutse, noneho bisoza ibyo birori Ishimayeli na Hagayi barimo baseka. Sara ati nimba abantu batangiye guseka basenda birukane, bamanukana uburakari, bamaramaza kutazigera bavuga rumwe n'umuryango usigaye kwa Aburahamu, uwo mvuga n'uwa Isaka. Mwibuke yuko umuryango wa Loti, Abamowabu n'Abamoni bakomoka kwa Loti. Mwibuke ko amateka yabo yabateye ipfunwe. Ni umuryango wakomotse ku bana Loti yabyaranye n'abakobwa be. Ayo mateka yuko bavutse abatera ipfunwe, basigara abantu bahora bajya kure y'Abisirayeli kubera ayo mateka yabo. Kandi abantu bose bakomoka kwa Esawu nabo wibwe ko kubera ko yagurisha umurage we, yagumije kubaho ari umuntu w'umurakare utishimira amasezerano y'Abisirayeli. Icyo kirere cy'iyo miryango yose rero ntabwo kiza cyishimira ko Abisirayeli bava mu Egiputa ngo batahe mu gihugu cy'isezerano, barabitambitse. Gutegeka kwa 2 igice cya 2 uhereye ku murongo wa 4. Kandi utegeka abantu uti, mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu batuye kuri Seyiri, bo bazabatinya, nuko mwirinde cyane nimukabarwanye, kuko nazabaha ku gihugu cyabo naho yaba intambwe imwe y'ikirenge, kuko nahaye Esawu umusozi wa Seyiri ho gakondo. Muzabahaheho ibyo kurya n'amazi. Umurongo wa 8. Tunyura kure ya bene wacu Abesawu batuye kuri Seyiri, na kure y'inzira ica Mwaraba ijya Mwelati no muri Esiyoni Geberi. Turahindukira duca mu nzira ijya mu butayu bw'Imowabu. Uwiteka arambwira ati, ntugirire Abamowabu urugomo, ntuzabarwanye, kuko nazaguha ku gihugu cyabo ho gakondo, kuko nahaye Abaroti ariho gakondo. Iyi miryango yose turimo gusoma aha, bene Ishimayeli, bene Esawu na bene Loti, iyi miryango yose ari ifite ipfunwe n'uburakari ifitiye Abisirayeli. Ariyo mpamvu turimo tubona intambara zashaririye Mose kugera ubwo ajya gushaka inzira akayisaba aba bantu batari inzira ukuri n'ubugingo. Abagurisha umurage wabo bafite umujinya. Iyo uruhande rwabo hari abarimo bakura inkomyi mu nzira bashaka ubugingo buhoraho, birabarakaza nk'aho umurage utari uwabo. Abarimo bakora ibyaha bagashayisha, barimo bararakazwa nuko imitima ibaciraho iteka ko nta bugingo bakibonye, uburakari bakabutera kurakarira abantu b'Imana. Abo ngabo ni bene Loti, barimo bashayisha mu bibi. Abo ni bene Esawu, barimo barwanya ubugingo mu bugingo bwabo, bakarwanya ubugingo buhoraho mu bugingo bwabo.
bakanga ubuntu bw'Imana ko bukora mu mitima yabo, bakanga agakiza tubonera i Karuvari, bagashishikazwa no gukizwa n'ibyo bujuje. Icyo kivunge cyose ubu kikomereye ubwoko bw'Imana. Kandi burya reka mbabwire, abo tugomba gutinya cyane n'abanzi b'imbere. Mwumve neza, abo tugomba gutinya cyane, abanzi b'imbere kuruta uko dutinya abo hanze y'itorero. Intandaro y'intege nke n'inzitizi zitubuza kugera ku ntsinzi n'izo gutinywa cyane igihe zikomotse mu itorero ubwaryo kuruta izaturutse mu isi. Abatizera baba bafite ukuri iyo bateze ko abavuga ko bitonda amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu, bakora ibiruta cyane ibyo undi muntu wese yakora mu guteza imbere no guhesha icyubahiro umurimo bahagarariye. Ibyaduka paji 159 akagingo ka 558. Abo tugomba gutinya n'abari imbere kurenza ab'inyuma. Umwaka wa nyuma ko ari umwaka ugiye guhitana Aroni, ugahitana Mose, ko ari umwaka ugiye guhitana abakomeye. Urabyiteguye ibyo nabyo cyangwa urahumva ntacyo bikurebaho ugira ngo birarangiriraho? Iyo usomye igice cya 33 cyo mu gitabo cyo Kuva, urahasanga amagambo akomeye cyane, kandi ayo magambo arakwereka yuko Uwiteka arimo ahakana abise ko ari ubwoko bwe, Mose nawe agahakana ko ari abantu be. Hera ku murongo wa mbere igice cya 33 wumve mu gitabo cyo Kuva. Uwiteka abwira Mose ati, genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa ubajyane mu gihugu narahiriye Aburahamu, Isaka na Yakobo, ni nzagira urubyaro rwawe. Uwiteka ngo genda ukura ujyane n'abantu wakuye. Ese Mose koko niwe wabavanyeyo? Birashoboka ko ari we cyangwa? Nyamara hano haratwereka yuko Mose abwiwe ko ari abantu be. None se nimba ari abantu be, Uwiteka na Mose nde wabavanye mu gihugu cya Egiputa? Bari bagezaho Uwiteka bihakanye, kandi niko byagenze. Umurongo wa 4 w'igice cya 33 cyo mu Kuva, abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane, ntihagira uwambara iby'umurimbo. Uwiteka abwira Mose ati, bwira abise ati, muri ubwoko butagonda ijosi, nagendera hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura. Nuko mwiyambura iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko mbagenza. Urumva ikibazo Mose agize, kubona abise bahindutse abantu be? Mose ati, reka da, none se aba bantu bawe uragira ngo mbagenze ne? Abise babura Imana, babura na Mose. Mose ati, abantu bawe, Uwiteka ati, abantu bawe. Mwaka wa nyuma ugiye kurikora, kandi abantu benshi ntabwo biteguye ibiwurimo. Wananiye Abayuda, urabaserereza mu cyumweru cya nyuma cy'umurimo Kristo yakoze. Waserereje Abayuda ku iherezo ry'ibyumweru byabo 70, ari byo imyaka 490. Sitefana tumva nta kindi twakora, muri abatagonda ijosi, ubwo mwanze ku butumwa buhinduka ubwanyu. Bafata amabuye barayamutera rwose, umwaka urabaserereza. Icya 444 birabagora cyane, ibihumbi n'ibihumbi byabwirije ubutumwa, basiga ibyabo baritanga, bari bafitanye urukundo ruto urwo dufite ubu, ariko umwaka wa nyuma urabaserereza.
itegure rero kureba isaha duhagazemo. Ni isaha igiye kunanira ibihumbi n'ibihumbi, kandi bari bunanirwe, kugeza ubwo Uwiteka afata ubwiza bwe akabuvana mu ihema. Abisirayeli bavuye mu Egiputa imyaka 38 bayizera mu butayu, Uwiteka atakibari imbere, bayoborwa na Mose. Igihe abantu bazi ubuyobozi bw'umwuka wera mu mitima yabo n'ijambo ry'Imana, bayoborwa n'abantu. Icyo gihe gukumirira abantu. Kandi Mose yagombaga kuba ijwi ry'Imana ku Bisirayeli mu myaka 2 bavuye mu Egiputa, barimo bagendana nta kibazo. Ariko ahangaha igice cya 33 Uwiteka tumva, ngiye gushingura ihema ryanjye muri aba bantu, kuko ngendanye n'abakanya gato n'abarimbura. Arishingura imbere yabo. Ariho mpamvu bumvise bavuga ngo nuko bumvise iryo jambo ribi barababara. Yuko Uwiteka avuze ngo muri aba Mose, kandi sinzongera kubajya imbere. Ese natabajya imbere biragenda gute? Baraba bande. Aba bantu, iyi miryango yitambitse Abisirayeli, ni abantu bose bahakanye ubuntu bw'Imana mu mitima yabo, kandi nta nubwo bavuye mu byizerwa ku buryo bugaragara nibura ngo bigire inzira, ahubwo bahindutse inaza. Inaza ni ibuye ryo mu mazi, riba ryarafasheho urubobi, nawe ryatabara, n'iryo gusekura ubwato bwagendaga. Niyo umuntu ageze ngo ararohamye akarifataho mu kiganza haranyerera, kubera urubobi rwarifasheho, riba rinyerera cyane. None se ubu tuvugana uriho, noneho ufite iki, uri mu gukora iki kitaba ari inkomyi ku bwoko bw'Imana? Nyamara uko Uwiteka yabwiye Mose ngo abwire Farawo ngo rekura ubwoko bwanjye bugende, niko n'Abayedomu bazava mu kayira bise bagende. Abesawo bazatanga inzira, bitambitse ku misozi ya Seyiri, bitambika mu mayira. Barebye ibintu bibagoye, bajya gutambamira mu gihugu cy'isezerano. Uwiteka abwira Yosuwa ngo uzabarimbure. None nshuti muvandimwe, ubutumwa bwiza nimba butambutse, uretse kubwakira naho kuburwanya byo ni ikidashoboka. Umugabane dusigaranye gusa nuwo kubuha ubwanya bugahindura ubugingo bwacu. Bugiye guhabwa imbaraga ya marayika wundi dusoma mu Byashura 18. Ijuru rigufashe kugira ngo utitambika ku bidashoboka. Ubwoko bw'Imana tugeze mu isaha igiye kuba urujijo, isaha igiye gucura umwijima mu bwenge bw'abantu, bakabura icyerekezo. Wagira ngo ugeze ku muntu wiringiraga ko nibura we, usange nawe arimo arabaza ngo ijoro rigeze he. Kubera iki? Kubera ko igihe Imana yatanze ngo abantu bagikoremo bitegura ubwami bw'Imana mu mitima, bakirangayeho. Ubu igisigaye ni icy'ubwihebe, gushidikanya, kwibaza imbere uko hagiye gusa, ariko ntacyo bashobora kugikoraho. Cyokora dushimira Imana ko yaduhaye ijambo ryayo mwitabaza rimurikira acuza umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yacu. Imyaka twabayeho turi abanenganenzi, dukwiye kugihagarika icyo gihe, tugacishiriza bugufi imitima yacu imbere y'ubwiza bw'Imana. Kandi Imana yiteguye kubikora. Bitabaye ibyo, n'umwaka wo gupfa mu by'umwuka, ndetse ku rwego n'abitwaga ko bakomeye biri bubagireho ingaruka, nabyo biri bubagore. Kubera iki biri bubagore? Kuko tugeze ku isaha abantu bagiye kwibaza ngo none si ibi bintu ko tureba wagira ngo ntibyavuzwe, ibitaravuzwe ni ibiki? Ahubwo Imana yaravuze, ivuga abantu barangaye, ivuga abantu bahuze. None imvugo y'Imana irimo irashaka kunanira abagenzi, nyamara abana b'Imana barakomeza bajye mbere nk'uko Uwiteka yabwiye Abisirayeli.
kandi baragiye bageze ku nyanja inzira iraboneka. Hari ikintu twigeze kwiga kivuga ngo inzira y'abataha, ucyumvire kuri umurongo wacyo. Iki rero umwaka wa nyuma w'inzira y'abataha wagoye Abisiraheli kugeza ubwo abavuye mu Egiputa bose bahabwa igihe cyo kugeragezwa kibatsinze bagwa mu butayu. Uramenye, niba udafite ijwi ry'ubuhanuzi mu bugingo bwawe, inzira ntabwo uri buyibone. Kandi benshi ni abatitaye ku kuri kujyanye n'iki gihe turimo. Erega kwiga ubuhanuzi ni kimwe, ariko kutamenya n'isaha busohoreraho nacyo ni ikindi kibazo, kandi kigiye kugora abantu. Hari abantu batatu ngira ngo nkwibutse, nimba kuri iki gisho twagiye twiga urasanga amagambo atambutse, abantu batatu bagomba gusohorezwa muri ngewe nawe tukabona uko turokoka aka kaga turimbe. Icyambere ni abanyabwenge bavuye iburasirazuba, bayobowe n'ubuhanuzi bize, kandi atari ukubwiga gusa kuko n'abayuda bari barabwize, ahubwo ubwenge bagize butuma baza babaza ngo umwami w'abayuda wavutse ari he. Ntabwo bavuze ngo uzavuka cyangwa wavutse, oya. Kwiga ubuhanuzi ni kimwe, no kumenya igihe busohorera ni ikindi. Iyo wabwize gusa n'ukurikiza kwiga isohora ryabwo n'ibimenyetso bijyanye no gusohora kwabwo, usanga uri mu rwanyi ibyo wabwirije. Umwami w'abayuda wavutse ari he? Iryo ni ijwi ry'ubuhanuzi bari bafite mu bugingo bwabo. Kabiri, umwuka wera ajyana Simiyoni mu rusengero. Igihe cyo kwakira umucunguzi wasezeranywe kigeze, aravuga ati sezera umugaragu wawe. Iminja zakirwaga zari nyinshi, ariko uwowe amenya uwo ari we, kandi asanga ahamanyije n'icyo ubuhanuzi bwavugaga. Gatatu, umunyabwenge, umuntu wari ukuze witwaga Gamariyeli, igiye kurwanya ubutumwa n'ubwoko bw'Imana cyari kigeze, yarababwira ati mwitonde ibyababo nimubijya imbere. Ubwo bunararibonye butuma umuntu abwira abantu kandi bakamwumva. Ati ko mubiza aba mbere bahagurutse bakagenda naho bakozeho, aba kabiri bakaduka bakagenda, ibyaba mwabigenjeje buhoro, ko nimba bivuye ku Mana mutazabitsinda, kandi ko nimba ari iby'abantu bizivana mu nzira. Ubu nabyo abantu mwigeze mubona byaje bikagenda. Barabyibuka basanga byarabaye, arababwira ati mubyitondere. Mwumve ayo matsinda atatu. Ugomba kuba ufite ijwi ry'ubuhanuzi n'iry'abanyabwenge bavuye iburasirazuba. Ugomba kuba ufite umwuka wera nk'uwayoboye Simiyoni akamenya amakuru y'ibiriho. Ugomba kuba ufite ubunararibonye butuma utarwanya ibintu bisohoye, ahubwo ukamenya ngo ibi ni ukubyitondera bivuye ku Mana. Reka dushimire Imana ko ari umuyobozi w'ubwoko bw'Imana. Twebwe turatsindwa, ijuru ntabwo ritsindwa. Twebwe turayoba, ntabwo Imana iyoba, nta nubwo iyobya. Kandi ukuri kw'Imana yahaye ubwoko bwayo kurimo kuragenda kugira ku ntego kuri bamwe, ariko abandi barimo batakara. None muvandimwe, ufite uwuhe mugabane muri ayo matsinda atatu? Ufite umugabane w'ubuhanuzi, ariko ukagerekaho no kumenya igihe busohora nk'abanyabwenge. Kabiri, ufite umwuka wera wayoboye umusaza akamenya ibyasezeranijwe ko byasohoye. Ufite ubunararibonye bukuhagarika kukurwanya iby'Imana witwaje imyaka umaze mu bintu nyamara utakivaho uri. Aba ngaba iyi miryango twabonye, bene Loti, bene Ishimayeli na bene Esawu, ntabwo bigeze bagenda. Ntabwo bari abagenzi, bari abantu batigeze bava i Kanani ngo bajye mu Egiputa, bave mu Egiputa batahe. Bari abantu bari aho bavukiye mu bintu babigumamo gusa batajya bagenda. Ngaba abantu bagiye kurikora, ukaba wagira ngo baragenda, ariko aya matsinda atatu y'aba bantu ntabwo yigeze agira ahantu ajya, ntabwo bajya bagenda. Nabo kwitambika gusa ku bavuye mu Egiputa bashaka gutaha, ariko bararushwa n'ubusa, abataha bazagerayo, kuko Yesu ni inzira, ukuri n'ubugingo. Mwifurije kugira ubunararibonye bukomoka
ku bihe bikomeye waciyemo kandi butuma utayoba cyangwa ngo uyobye cyangwa ngo urwanye iby'Imana ari ubujiji atari ubugome. Mwifurije kugira umwuka wera, ariko ntabwo azaza nk'imvura y'itumba isanzwe yo mu isi, ahubwo ni inshingano yawe gusaba iyo Mana kuko Uwiteka yisezeranye. Kandi nuhabwa umwuka wera uzamenya ibyo kuza kwa Kristo nta rujijo bizabamo. Mwifurije kwiga ubuhanuzi ufashije hasi ibyo wibwira uzi, ahubwo ugasaba Imana ngo none gusobanurire ubuhanuzi ni ryari busohoye. Nuko umenya nk'abayuda, oya, Imana igufashe kandi iguhagarareho, imfashe kandi imagarareho. Mbikwifurije nawe mbyifuriza mu izina rya Yesu, amena. Data wa twese Mana yacu, tugushimira ijambo wandikishije. Data rihagarareho kandi uririnde mu mitima yacu, uduhe umwuka wawe wera kugira ngo ayobore ubwoko bwawe, ayobore imitima yacu mu kuri kose. Uduhe gutanga igihe, uduhishurire amabanga y'ubuhanuzi, tumenye ukuri kutubature mu izina rya Yesu, amena.